yirangayo. Yes, yaragandutse arakabya. Oya nta kuganduka ngo ukabye kubaho Ima. Reka nkugarura aho ngaho ndakugaruye mvuga ni umugabo yataye inshingano ze zo gukunda umugore uko akwiriye. Yese umugore we ntagomba kuzita. Ariko buri muntu wese ntagomba gushingana. Iyo zitaye ubukozi kosa. Rero umugore nawe ntabwo ugomba kureka ngo kugandukira umuntu kuko atagukunze. Aho tuba dukosheje. Ntabwo umugandukira kubera condition. Ntabwo umugandukira nirwo rugero bari kuduha rwa Kristo. Kristo ntiyadukunze kuko twari perfect. Ahubwo yadukunze turi babi. Adukundana bwa bubi bwacu, adukorera ibyo yadukoreye byose kugira ngo ariko kubera ubuntu no kudukunda gusa. Ariko n'umugore nuko n'umugabo nuko mu nshingano zabo za mariage wa mugore agomba kuganduka regardless. Umugabo yujuje inshingano ze good, yaba atazujuje akaguma akaganduka muri yone akubaha ibyo umugabo amutegetse byo kuguma mu rugo. Yes, birababaje, ariko nanone Bibiliya iratubwira ngo kubera ingeso zacu nziza zishobora guhindura babagabo akahindutse nuko nyene mpaka urupfu. Hello, muraho neza nshuti za Imana Sharon, twongeye kugaruka muri tuganire. Tubashimira mwese mukomeje kudushigikira, mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu, kandi twizera ko mwese mumeze neza aho muri n'abatameze neza. Tubabwira ati courage, isi hari ibyiza hari ibibi, ariko muri byose niba wongeye guhumeka hari icyizere ko ejo ibintu bishobora guhinduka, ejo ubuzima bushobora guhinduka, ejo imvura urimo ishobora guhita nawe ukamera neza. So turagukomeje, turagusengeye aho uri, ukomere cyane kandi ukomeze kwizera. Ima, amen. Muraho neza mavuta ya bishop. Amen. Wasuhuza abadukurikiye ukabaha hi inshuti za Imana Sharon, murakaze neza n'ukuri kubana natwe n'umugisha kubagira. Turabakunda pe. Abantu bakomeje kutwereka urukundo ari benshi, bakomeje kudukurikira ama comment. Mbega ibintu byiza. Tubihaye agaciro, dufite abantu basha. Welcome muri tuganire, tubahaye ikaze. Kandi kuba turi kumwe namwe no umugisha ukomeye, ntago tubifata bisanzwe, tubiha agaciro gakomeye cyane. Niyo mpamvu tugaruka no kuma mwadukurikiye, mwaduteye courage, bigatuma tugaruka. Kandi amasomo ni menshi arakomeje. Si ukuvuga ko twebwe twabigezeho ngo burya uri kwigisha ubundi icyuma gityaza ikindi. Turi kubatyaza natwe turi kwityaza, nyine ibyo tubabwira n'ibyo mutubwira byose. Amen. Turabwirana. Tushimiye abantu bakomeje kuduha topic suggestions, ibyo bashaka kukumva. Tuganire ni iyanyu, ni iyacu ariko ikaba iyanyu. So buri muntu wese waba ufite ikintu ashaka ko tuzajya tuganiraho, ntimukareke kutwandikira, ntimukareke kuvuga ati naha muzahakorera. Yego. Ni muri urwo rwego rero topic y'uyu munsi. Are you ready? I'm ready. Hey, topic y'uyu munsi tumaze iminsi tuganira, kandi intego ya show yacu ya Imana Sharon show ni umuryango. Turi kubaka umuryango mwiza, turi kubaka imiryango myiza. Abamama, abapapa bose tubakoraho, urubyaro rwacu turukoraho. Ni muri urwo rwego uyu munsi twaziye abapapa. Mufata agatebe mwicare twige, tuganire n'abapapa n'abamama. Namwe muraza kwisanga muri iki kiganiro rwose. Abapapa n'abamama mwicare tuganire. Yego. Tukiri aho, hari umuntu watwandikiye message, yandikiye Imana Sharon muri tuganire. Ndashaka gusoma iyi message rwose, hanyuma ikiganiro tugikomeze tuvuye kuri iyi message y'uyu muntu. Yaratubwiye ati ndi umumama ukiri muto w'imyaka muri za 30.
nashatswe ntararangiza ishuri ariko mfite icyizere ko nzakomeza n'umugabo yari yanyijeje ko nzakomeza ishuri ndi umugore nkageraho nifuza ariko ngeze mu rugo birahinduka yambujije gukora ambuza gusubira ku ishuri ambwira ko akazi kanjye ari ako kurebera urugo nk'umumama ntacyo amfasha mu bijyanye no mu rugo we cyakora gusa ni akazi icyakora ni akazi nk'umumama wisanze muri iyo situwasiyo yabyitwaramo gute mbajije iki kibazo kugira ngo wenda nimba hari abandi bari muri iyi situwasiyo nk'iyo ndimo bumvireho inama mwabagira murakoze wow pasite biraremereye iki kibazo cyaradutunguye kandi tunashimira rwose uwo muvandimwe Imana iguhe umugisha te washize amanga akatwegera muri ubwo buryo hari benshi byafasha hari na benshi bakumviramo wenda babikoraga cyane cyane n'abapapa abapaka akavuga ati burya ibintu ndimo sibyo reka mpindure situwasiyo Yego. ndimo I hope ko iki kiganiro uyu muntu watwandikiye turagushimiye kandi tuzi ko uri kudukurikirana rero reka tubiganireho twungurana inama urabyumva gute wowe ucyumva iki kibazo ni iki kirambere cyarandakaje Cyarambabaye. narababaye nababariye uyu mwana w'umukobwa uyu mudamu mutoya ni umudamu washatswe ariko agifite yari afite ambitions yari afite ibyo ashaka kugeraho kandi nubwo dushakwa tuba turi abantu ku giti cyacu Imana yaturemye mu buryo butangaje buri muntu imuha impano zitandukanye yego uraje ufashe responsibility yo kuba umudamu yo kuba wenda umubyeyi ariko ntibivuga ko wa wundi upfuye wa wundi wariwe apfuye wowe nturapfa so kumva ko hari umuntu w'umugabo ushaka kumukontorora muri ubwo buryo it's not okay nubwo abagore tugomba kubaha tukaba submissive tukagandukira abagabo bacu ariko abagabo nabo bahari icyo basabwe cya mbere basabwe gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero ngo yamara kurikunda akaryitangira akaripfira rero nawe nk'umugabo inshingano zawe ni ugukunda uwo mugore ukageraho uvuga ati no gupfa napfa kubera urukundo nkunze uyu mugore muri urwo rukundo harimo kumuprotectinga harimo kumugeza ku nzozi ze harimo gushyigikira impano imana imurimo imana yamuhaye harimo kuyuhira ibyo ni byo jambo nari ndimo nshaka kuyuhira kugira ngo ikure harimo kuyimufasha kuyidiscoveringa nizo nshingano ni rwo rukundo niko kumwitangira kugira ngo abashe kuba umugore wuzuye niko Kristo natwe yatwitangiye kugira ngo tubone ubuzima bwuzuye rero kuba uwo mugore abayeho ubuzima butuzuye ntabwo bwuzuye ahubwo ntibucagase ariko rero nubwo igipasiteri kijya kigera akagira imbaraga ni gute nk'uwo muntu kwere njyewe no kumukunda sinzi ko kumugandukira twebwe akazi kacu ni ukuganduka njyewe sinabona n'imbaraga zo kumugandukira kubera situwasiyo yanshizemo nk'uyu mugore nk'umuntu amubwiye ati wenda yaranagandutse nk'uyu mama yaragandutse pe kuko yaramubwiye mwicara aricara ntusubira ku ishuri aremera ntasubirayo none se ubwo nibyo kwerera ibyo umugabo ari gukora sibyo ariko ngiye kukugarura njyewe ndumva n'umugore nawe hari ukuntu yirangaye yesi yaragandutse arakabye oya nta kuganduka ngo ukabye kubaho Imana reka nkugarure aho ngaho ndakugaruye mvuga ni umugabo yataye inshingano ze zo gukunda umugore uko akwiriye yose umugore we ntagomba kuzita ariko buri muntu wese ntagomba gushingana iyo uzitaye ubukozi kosa rero umugore nawe ntabwo ugomba kureka ngo kugambukira umuntu kuko atagukunze aho tuba dukosheje ntabwo umugandukira kubera kondisiyo ntabwo umugandukira nirwo rugero bari kuduha rwa Kristo Kristo ntiyadukunze kuko twari perfect ahubwo yadukunze turi babi
adukundana bwa bubi bwacu, adukorera ibyo yadukoreye byose kugira ngo ariko kubera ubuntu no kudukunda gusa. Ariko n'umugore nuko n'umugabo nuko mu nshingano zabo za mariage, wa mugore agomba kuganduka regardless. Umugabo yujuje inshingano ze, good. Yaba atazujuje akaguma akaganduka muri ya role, akubaha ibyo umugabo amutegetse byo kuguma mu rugo, yes, birababaje. Ariko nanone Bibiliya iratubwira ngo kubera ingeso zacu nziza zishobora guhindura ba bagabo. Atahindutse se nuko nyene mpaka urupfu niko niko twahujwe nako. Mama yanjye we, ibi bintu hari igihe ubitekereza, cyakoze wenda twamenye Imana, tuzi Imana, gusa hari ahantu nyine umuntu kurusha imbaraga ukavuga ati koko umuntu arakubwiye ngo ntusubira ku ishuri. Muri fiyansaye yarambwiye mu nzu bose nzagushigikira umugore mwiza, uyu mugore ntiyabuze ubwenge, uyu mugore ntanagusaba na minerval, ari muri Amerika, hariho opportunity za financial aid n'ibiki byose ashobora kwiga for free. Ariko gusa kubera ya mentalite y'umuntu ngo narakuzanye ngo ubyare urere uzajya ukora, nzajya mba ku kazi nsange watetse, nsange wakoze inzu, wakorotse inzu, wakuye mu nzu hasa neza. Njyewe ndi kubona ko umugabo yataye inshingano ze zo kumukunda nk'uko wakunda Kristo yakunze itorero. Ariko kandi njyewe sinibaza ko nabwira uriya mugore ngo akomeze muri izo nshingano, ugashaka ngo aruvemo. Oya, ashakisha ukundi. Ntabwo namubwira inama yo kurusenya pe. Ariko nubwo tutamubajije cyane ngo tuganire nawe, ese yari yamwicaje aramubwira ati mugabo mwiza, nubwo wambwiye ngo nicare nakuba, ariko it's enough. Maybe yari yamubwiye ngo bicare kubera yicare barimo kubyara. Ariko nimbagezaho wenda kuvuga ati narangije kubyara, uko yarongeye Salami ushobora kongera kumwicaza ukamubwira ati rero boss patron twarangije kubyara, dusubire kuri ya ngingo, ushobora kundeka nkajya mu ishuri. Nimba yarabikoze akongera akamubwira ati wewe inshingano zawe no kuguma mu rugo, urumva none nta yindi excuse afite, wenda barangije kubyara, ibintu biri ku murongo, umugore agaruye cya cyifuzo cyiwe. Still umugabo aramubwiye ati no, wewe narakuzanira umugore wo kubyara no kurera kugeza ku mperuka y'isi. Oya Imana, ndabyumva. I feel your frustration. Nukuri pe, I'm frustrated too. Ariko yes, ntabwo umugore yazana options zindi akamuvugisha. Hari n'igihe ureba igihe cyiza cyo kuvuga, ukazana points zigaragara, ukamwereka impamvu, mukaganira. Byaba na ngombwa ushobora no kwinvolvinga umuntu umwe yubaha wanyu, wizeye, ukamubwira ati mfasha twumvisha umutware wanjye ko kwiga ari byiza, cyangwa ko mva muri izo ari byiza. Nanjye hari ikintu bizamara. Hari icyo ukamwerekana options zose, ukamubwira ati erega no gupfa umugabo ashobora gupfa, bibaho buri gihe. Umugabo akiga ayo mashuri cyangwa agakorera ayo mafaranga, umugore baramufungiye mu nzu, atazi gutwara imodoka, atazi kwishura ibira, atazi ibintu byose, atazi gusoma no kwandika. Ubuzima bukaza, wa mugabo akabaragiye, ugasanga ya famiye isubiye, kandi yarigeze ahantu kure, isubiye inyuma. Kuko it takes both, bitwara bombi kugira ngo mube successful, n'abana banyu babe successful. So umugabo w'ubwenge ubundi akanavuza ati uyu mugore wirirwana n'abana azajya bahiki niba nawe ntacyo afite. Behane empowering umugore wanjye, ni mu empowering ni nawe empowering n'abana. Abari kwihemukira. So nk'uwo mugore ashobora no kwinvolving umuntu wundi uwo mugabo yubaha, akamuganiriza, bakamwereka ibyiza byo kumugore nawe yiteza imbere, cyane cyane ko anabishoboye. Abishoboye ukuntu yamusupporting. Ariko niba yanze, ntabwo tugiye kuvuga umugore ntiyakora ikintu ku ngufu. Agomeza aganduke kuko nizo nshingano ze nk'umugore. Imana asenga, Imana irashoboye kumvisha umutima ukomeye. Umutima ukomeye ikawumena, umwuka wera agakora kuri wa mugabo umunsi umwe akavuga ati you know what, I'm supportive of you, kubera kwa kundi wa mugore yahagaze muri wa mwanya. So ni ikigeragezo, it's a test. Ni ikigeragezo, niba hari n'undi uri kugicamo
bicemo neza ifate neza kandi tugaruke tubwire n'abapapa nyine kwa kantu twe turi kubwira inama abapapa batari gushigikira abagore babo gushigikira umugore iyo ushigikiye umugore wawe uri kubaka umuryango hari akantu uvuze abagabo benshi bakunda kwibagira akavuga ati nzajya kwiga ndangize minuze umugore wanjye ari mu rugo uramutse upfuye ako kantu uvuze kankozeho kabisa uriya ntabwo uri gutekereza ngira ngo bayumva wazagaho nk'ibuye nk'umusozi ariko nyine iyo utekereje ako kantu Sharon navuze ukavuga ati warifu umunsi umwe zajya ku kazi singaruke umugore wanjye ari capable yo gusigarana urugo akarufata neza nimba utari muri iyo situation utaragera umugabo wese utari muri iyo situation uvuga ati uyu munsi mfuye umugore wanjye urugo ntabwo rwanyeganyega umugore wanjye yabungabunga urugo rwanjye rukaguma kwa kundi rukagumana cya cyubahiro umugabo wese ubona umugore we atari capable yo gusigarana urugo mu gihe yaba habaye emergency buriya wese aba afite ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane kuko you need a backup kabisa cyane pe hari n'abagabo benshi usanga imitungo yose yanditse ku mazina yabo amazu afite ibibanza hirya no hino ntazi ukuntu bigenda ukuntu bisohoka aho biri nta na kimwe azi ufite amazu muri Afurika nk'angahe umugore atanabizi nk'uko usugiye wa mugani afite abana bawe yirirwa n'abana nugenda bizagenda gute noneho ibyo byose waba waraguze utaramwanditseho ntunatekereze ati ibi bintu wenda ndamutse nagize ikibazo ibi nibyo byatunga abana banjye ariko se bizabatunga gute bitabanditseho bitanditse kuri uwo mugore account ntazi account ufite nta access ntazi kujya kuri bank uko bigenda mbese mu mutwe ni umugore wo mu nzu none ubwo wowe uri kumbwira ngo nkomeze nganduke ndi muri iyo situation yes kuko ntabwo uri bugende wowe kugenda ni kurimo imana kugeza ryari koko kugeza urupfu rubatandukanye batajya bahinduka rega yego ukagerageza ngo wenda mwaka nushira arahinduka ukagerageza trekana ihangana umwaka urarangira imyaka 10 gashira uri muri urwo rushako ubwo ufite umugabo w'umurwayi hanyuma wazapfakara ukabaho gute mana we ubwo ni nko kwa kude nyine ushaka umugabo akarwara indwara yarwaye basura murwaza ukavuga ati no wararwaye umugabo ufata umugore we gutyo hari indwara abarwaye abafite ikibazo basi yaba yaranarwaye ngo agire diagnosis namihangane nkavuga nti umugabo wanjye ararwaye rwose reka murwaze wenda ari mpazakira iyo urwajije uravuga ati one day azakira cyangwa ariko kubaho gusuraho gusa ngo urakomeza uganduke fata n'indwara uravuga ati wanda zakira cyangwa urupfu rudutandukanye that's it niko bemeze niwe mugabo Imana yaguhaye niko ameze komeza mu mwanya wawe gusa umugore nawe icyo namugira inama ni ukuba maso sibyo hari ibyo umugabo ashobora kwanga kuva muri iyo nzu urimo ariko ubu twageze mu isi ifite ibintu biri kuza hano turi simvuze ngo umuce inyuma ugenda ufunguza amakonti atazi ukora ibiki n'ibiki ariko ushobora kwijujura uri mu rugo ushobora kwihindutse cyane nk'uyu mumama watwandikiye ari capable yo kujya ku ishuri nimba ashobora kujya ku ishuri ashobora no gukoresha internet kwiga skills ari mu rugo si ngombwa ngo ugiye kwiga diploma ufata ama loan atazi n'ibiki ariko ushobora kwiyigisha hari ibintu byinshi bihari byo kwiyigisha mu rugo ukamenya hisi igeze hagizemo ikibuka bufite wenda nako gasertifika gashobora kugutabara agasertifika katatwaye amafaranga menshi agasertifika iyo wicaranye ugume wihugura burya umugore no kuguma twihugurana ikibazo rero uzi ko abagabo bameze gutyo akenshi anamenya ko umugore agiye kwihugura cyangwa se agiye kugira agahita none haza akamuzimiriza ashobora no guhita agahita akata internet mu nzu abagabo nk'aba ari umugabo umeze gutyo ufite niwe ufite Imana yaguhaye ntabwo njye navuga ngo batandukane nuko nyine ariko abagabo mugende mukosore n'abagabo bafite abagore bari stay at home moms mubafashe kuba stay at home mom ntibivuga ko umugore nta kazi agira niwe ufite akazi gakomeye afite akazi kuva mu gitondo kugira mu rugo nimugoroba ari kurera abo bana uri ku kazi uraje utangiye gucomplaininga ngo sinzi kwisabura cyangwa wiriwe mu rugo
muzi challenge ziri wahura nazo z'abana muzi indahekana mentalema yibo mu mutwe ntari gufunction ntari gufonctionner indahekana ziri kwiruka diaper yahinduye nka 30 ku munsi amata ibiki mbese bamurukiye bamukandagiye ntiyabonye umwanya wo koga ari gutya ariko winjira ugahita umuturaho ikintu ninjiye mu mubwira ati mugore mwiza wakoze nimba dini itari tayari tereka ngufashe ariko isumuturaho cya kijambo cya kindi gita kimukomeretsa umugore agahita asubira down wiri ukora iki inzira sagute aba bana barasagute she did her best kandi iyo uri ahantu bakubwira ayo magambo nyine nawe utamva nyine ko you are nothing ugatangira kumva ko ntacyo umaze ubu uri gukandamiza wa mugore wawe uri kumusubiza inyuma uri kumugira injiji mu mutwe kandi iyo ari kuba umugore wafasha n'abandi muri community wafasha n'abandi kandi niryo shema ryawe nawe n'umugore wo muri 31 niko iyo tumusomye ni umugore waguraga ibibanza ni umugore w'investingaga ni umugore wakoraga ngo yazidukaga mu cyakare agakora akagura ibibanza aba umugabo we n'abana be bakamushima agatanga umusanzu we mu muryango uwo mugore wamwemeye uwo mugore wamwemereye ukamuha ijambo ukamubwira ati mugore mwiza urashoboye nimba gusaba kujya ku ishuri ukamubwira ati you know what ndagushigikiye I support you umugore akajya ku ishuri uzi income y'abantu babiri irarutiye umuntu umwe niba ashaka gutangira business runaka niba afite inzozi runaka mushigikire muri izo nzozi umutega amatwi umubwira ati mbwira ko utekereza ni gute wumva umushigikire muri ibyo bitekerezo ufashe iki be there na wa wundi nanone seasons ziraba bigasaba ko umugore aguma mu rugo mu bana cyane cyane yari abana batoye nagiye ku kazi niba ariyo season murimo taha wa mugore umugira ati you know what wiriwe mu bana genda ujye muri bagenzi uruhuke relaxing nawe ube fresh ugarura umwuka ube fresh muri weekend umureka soke ariko uzi kuba hagati y'ibikuta bine kuva kwa mbere kugera kwa mbere muvugisha abana gusa amajwi y'abana uricara ukajya waba uriro mu muhanda ukajya uririmba za Coco Melon ya muri dosh ukajya wumva amajwi yaho bira stressa so no mugabo ufite stay at home mom taha umufashe muri weekend umugira tuzi n'ibindi waratetse iki cyumweru cyose reka tugure ibiryo hanze cyane rwose umuha ka break ko mu gikoni atazahora ahumura ibiryo mu bantu nk'umukozi wo mu rugo noneho hari abandi abagabo bameze gutyo usanga umugore noneho adafite na access kuri wenda ababikora gutyo bakamuha access ya finance akamubwira ati rwose mugore mwiza usigara mu rugo ngutu dufaranga uzajya ugenda ukoresha inzara munsi hari igikorane ariko hari abandi ashobora no kugufungira neza ntugire access ya finance ugasaba buri kamwe ugasaba nimba ukeneye kujya kugura amavuta yo kwisiga umugabo akujyana mu isoko ari swiping card utora amavuta utaye nabwo ukomeza uganduke urakomeza ukaganduka ariko nanone uwo mugabo ari mu makosa uganduka abantu batubwire uwo mugabo ari mu makosa kuko uwo mugore wawe ntabwo ari umwana ni umugore mukuru hari ukuntu agomba nawe kugira freedom mu byanyu akisangamo nawe nibye kugira ngo ujye mu kazi uba wariye uba wambaye imyenda imeshe ninde uba wabikoze ni wa mugore so nawe nubwo ari wowe uri kuzana amafaranga mu rugo afite uruhare muri aya mafaranga wazanye ijana ku ijana atahari se wajya gukora ntibyashoboka nabo bapfuye ntuzi mwarimu w'umwana wawe ntuzi ikigo yigaho ntuzi dogiteri ntuzi n'amatariki yavutse wari wabona abagabo babaza ngo date of birth y'umwana akaguhamagara ngo hajya nk'umwana yavutse ize tariki ari kwa muganga byose niwe byikoreye niwe ubyikoreye byose niwe ufite data yo mu nzu yawe yose warangiza ngo agiye kugura kenda gusabye amafaranga ariko kusaba please nakohereza iwacu amadolari 50 that's not okay that's not okay mwabagabo mwe mugende mwisubireho niba ariko mumeze mumushigikira abadamu banyu mubafate neza mubaha agaciro kuko n'abagaciro pe kandi
umugore wawe nagira agaciro nawe bizaguhesha agaciro n'ikamba ryawe she's your pride mufate neza nawe bizaguhesha icyubahiro hanze hariya ariko ko kuganduka abantu batubwira uko babyumva ariko ngewe byo ganduka hari ukuntu nde kurishiraho amakenga iryo ganduka mugende mukomeze muganduke mwaba mama kuko niyo zo nshingano nicyo twasabwe no kuganduka Bibiliya yadutsinze hano gusa hejuru iyo verse nanone idusaba ko tugandukirana respect one another ntabwo ari one way gusa ntibivuze ko iyo umuhanda umwe wapfuye n'ahandi hagomba gupfa oya ariko ibikwiriye byiza nuko twubahana kandi umuntu wagukunze nk'uko Kristo yakunze itorero niyoreka kukubaha cyane rwose ntabwo byabura iyo yagukunze nawe kwakuganduka umugandukira n'umutima ukunze n'umutima wishimye noneho nawe yagukunda byose bigahita byuzura urugo rukaba paradizo yo kwisi urugo rukawuzuramo amahoro wa mugore ufite burya umugore ufite umunezero muri we acanira urugo rwe urumuri ariko hari wa mugore winjira ahantu bakifuza ko asohoka kuko yuzuye umwijima cyane na wa mugabo wose ajya yiyendanyira gutaha mu rugo akajya ku kazi akumva ati amasaha arageze kandi nongera asubire mu rugo kandi wareba wasubira inyuma ugasanga ni wowe ubifitemo uruhare rero mutubwire abantu bafite ibitekerezo by'iriganduka Pasiteri Sharon yakomeje kutubwira mutubwire hanyuma abapapa rwose mushyigikire abamama banyu abadamu banyu mubashyigikire abadamu natwe turashoboye Imana yaduhaye ijambo ibihugu byaduhaye ijambo turashoboye nimba umugore wawe ashoboye kujya kwiga mushigikire umusunike umubwire ati n'ibindi uzabigeraho ndi inyuma yawe pe ndagushigikiye umubaze inzozi ziwe hanyuma mwubaka urugo kandi n'abana banyu muzaba muri abarore model babo cyane take turns niba ari igihe cyawiga umugore agusapotinge nawe nurangiza nawe yige mushigikirane muri byose mumvikane ikintu cyose muvugane communication hanyuma n'ubwumvikane ibintu byose bizagenda neza cyane mwakoze kudukurikira tuzagaruka amatopike abantu bakomeje kuduha amatopike menshi tuzagaruka mukomeze mutegereze kandi n'ufite topic yumva ashaka ko tuvugaho nimureke kutwandikira mukomeze mukore subscribe share like kandi tuzongere guhura muri iki cyumweru gitaha mama twandikire iki kibazo God bless you kandi turifuza ko muri bike tuvuze hari icyo wakuyemo n'abandi bose mwakoze kudukurikira bye